amategeko agenga umurimo mu Rwanda yarabiteganyije, yaravuze bati nubwo baba bafite baba badafite amasezerano yanditse ariko bafite uburyo barengerwa, bafite uburenganzira ku mushahara, bafite uburenganzira ku buzima n'umutekano ku kazi, kurengerwa ku kazi, bafite uburenganzira bahabwa n'itegeko kwibumbira mu masendika, barabyemerewe, nabo bagomba kurengerwa n'amategeko nubwo baba bari muri mitanditse, cyane ko nkuko mwarimu bivuze 90% y'abakozi dufite mu Rwanda babarizwa mu mirimo itanditse nkuko statistique bigaragaza. Umurimo ariko akaba nta masezerano y'akazi ufitiye. Urakoze cyane. Urabona amasezerano usibye no ku murimo no mu buzima busanzwe abantu barasezerana bakumvikana, kandi itegeko ry'u Rwanda rigenga amasezerano ryemera yuko amasezerano mvugo aremerwa, ariko noneho bikaba akarusho y'amasezerano yanditse, sibyo? Rero iyo amasezerano yanditse haba harimo inshingano n'uburenganzira bya buri ruhande, sibyo? Bisobanutse byanditse neza ku buryo uzarenga kuri ayo masezerano kuri ubwo bwumvikane azabibazwa n'amategeko, sibyo? Icya kabiri mwamenya nuko amasezerano yanditse cyangwa se amasezerano yemejwe ahita ahinduka itegeko. Bisobanuye ko uruhande rutayakurikije, iyo rutakurikije ibyumvikanyweho, ibyo rwemeje, amategeko arabikubaza, sibyo? Rero gute umuntu uri hanze aha ugowe n'ubushomeri yahuza umurimo abonye n'uburenganzira bwe? Kubera ko nanone hari icyo tutari buze kwirengagiza, ntabwo turi buze kwirengagiza ko hanze aha abantu bashaka akazi, ariko birahuzwa bite nuko bagomba no kubona uburenganzira bwabo muri ako kazi. Ikaze mwanya w'ingingo yacu uyu munsi tuganire ku umurimo, uburyo bwo gukomeza kuwuteza imbere ndetse no gufasha abawukora muri rusange, ariko by'umwihariko gufasha abakora mu mirimo yitwa itanditse. Imibare y'ikigo kibarurisha mibare y'abari ku isoko ry'umurimo igaragaza ko kuri ubu abaturarwanda bose bafite imyaka yo gukora bararenga miliyoni 8,700,000 bafite akazi, muri bo ni miliyoni 4,700,000 birenga, abashomeri baragera ku bihumbi 728, naho abari ku isoko ry'umurimo bose ni 62 n'igice kimwe kw'ijana, mu gihe abatari ku isoko bangana na 37.9%. Icyakora muri aba bose imibare ya Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo igaragaza ko 90% muri bo n'abakora imirimo itanditse, binagira izindi ngaruka ku kazi kabo birimo kutazigamirwa, ntibahabwe ubwishingizi n'ibindi bishobora kujyana nuko bakora mu cyitwa imirimo itanditse. Ariko se iyo mirimo kari iyo igaragaza ko ikorwamo n'umubare uri hejuru w'abari muri workforce cyangwa muri ya myaka yo gukora, uburyo buhari bwo gukomeza guteza imbere uru rwego rw'imirimo itanditse nubuhe? Ese abakora muri uru rwego rw'imirimo itanditse bo uburenganzira bwabo bwubahirizwa bute? Ni iki mu by'ukuri basaba? Ni iki cyakorwa kugira ngo rusheho gutezwa imbere? Tugiye kubiganiraho n'abasesengura ibijyanye n'umurimo hano mu Rwanda. Turi kumwe na Mucyo Serge, ni turi kumwe, ntabwo ari Mucyo Serge turi kumwe hano muri studio Edite, ahubwo turi kumwe na Mulisa Steven, akaba ari umunyamategeko uva mu muryango witwa TICO, n'umuryango w'urubyiruko rwishyize hamwe ngo ruharanire uburenganzira bw'abantu n'ibijyanye n'ibi by'umurimo bikaba birimo, akaba ari n'umunyamategeko. Steven, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mujyana kandi turakira Nkundimana Hobes, akaba ari umunyamategeko nawe cyangwa umujyana mu by'amategeko muri Sestrari, ni sendika y'abakozi hano mu Rwanda. Ariko mu gihe n'undi atarahagera, reka tube tuganira na Steven, cyane ko nawe ari umunyamategeko muri uyu muryango witwa TICO. Twari tubivuzeho Steven, abakora muri izi nzego twita iz'imirimo itanditse binazana nabyo n'izindi mbogamizi n'ingorane bahura nazo, nk'abanyamategeko muzibonera mute? Nizihe ngorane aba bantu bakora mu rwego rw'imirimo itanditse bahura nazo? Murakoze cyane. Mbere na mbere imirimo itanditse ndakeka abanyarwanda barayizi, cyangwa se ariko twayiheraho. Niba batanayizi ariko ni imirimo iba itanditse nyine nk'uko bivugwa, aho dusangamo imirimo itandukanye, cyane cyane nk'imirimo y'ubuhinzi, dushobora gusangamo imirimo yo muri transport mu gutwara ibintu n'abantu, dushobora gusangamo imirimo ikorerwa nko mu nganda, abakozi bo mu nganda rimwe na rimwe usanga nta masezerano y'imirimo bafite. So iyo mirimo rero itanditse akenshi abayikora
abayikora usanga nta masezerano yanditse bafitanye n'abakoresha babo. Ibyo rero akaba ari nayo mpamvu nyine tubona ingaruka nyinshi zibageraho zitari nziza, kubera ko nta masezerano aba yanditse baba baragiranye n'abakoresha babo, bikaba byabashyira muri risk cyangwa se bikaba byakora kuba banarengana cyangwa bahura n'ibindi bibazo bijyanye n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Reka tuvuge rero no kuri izo ngorane ziba ari izihe iyo umuntu afite umurimo ariko akaba nta masezerano y'akazi afitiye? Urakoze cyane. Urabona amasezerano usibye no ku murimo no mu buzima busanzwe abantu barasezerana bakumvikana, kandi itegeko ry'u Rwanda rigenga amasezerano ryemera yuko amasezerano mvugo aremerwa, ariko noneho bikaba akarusho y'amasezerano yanditse, sibyo? Rero iyo amasezerano yanditse haba harimo inshingano n'uburenganzira bya buri ruhande, sibyo? Bisobanutse byanditse neza ku buryo uzarenga kuri ayo masezerano kuri ubwo bwumvikane azabibazwa n'amategeko, sibyo? Icya kabiri mwamenya nuko amasezerano yanditse cyangwa se amasezerano yemejwe ahita ahinduka itegeko. Bisobanuye ko uruhande rutayakurikije, iyo rutakurikije ibyumvikanyweho, ibyo rwemeje, amategeko arabikubaza, sibyo? Rero iyo amasezerano yanditse hagati y'umukozi n'umukoresha, buri wese amenya icyo agomba gukorera undi n'undi icyo agomba undi. Rero kuba abantu bakorana badafite ayo masezerano yanditse bishobora kubagiraho ingaruka zo kutamenya imbibi. Umuntu ashobora no kwibaza, mu kanya gato turaza kubyinjiramo, umuntu ashobora kwibaza ese kubera icyo umuntu ashobora gukora akazi ariko adafite ayo masezerano atanditse, ese abantu bazi ko hari uburyo bwo guharanira uburenganzira bwabo. Ikindi ni uko kuba 90% baba mu mirimo itanditse hari icyo bifasha wenda ku ruhande rumwe, ariko kandi nanone bikwiriye kugira uburyo bihabwa umurongo. Adolphe, nyemerera mu kanya twakire n'umutumirwa wacu undi wamaze kugera muri studio kugira ngo noneho tuganire kuri iyi ngingo mu buryo bwagutse twari twatangiye. Nkundimana Hobes ni umujyanama mu by'amategeko muri sendika y'abakozi mu Rwanda yitwa Sestral. Waramutse neza Hobes? Mwaramutse neza. Namwe tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kuganira kuri iyi mirimo itanditse, turimo kuganira na Steven, nawe ni umunyamategeko mu muryango witwa Tiko. Yatubwiraga ko imirimo itanditse aduhingire zayo, ariko hazamo nyine inyandiko iyo twita kontra cyangwa amasezerano. Ubundi mu buryo busobanutse neza, kuba umuntu akora mu cyitwa imirimo itanditse no kuvuga ko nta nyandiko ishimangira ko kazi ke ihari, iyo nyandiko twita kontra cyangwa amasezerano, nicyo biba bivuze? Murakoze cyane. Nibyo amategeko y'u Rwanda arasobanutse ku bijyanye n'abakozi bakora mu mirimo itanditse, ariko amategeko akatubwira ko amasezerano y'umurimo ashobora kuba yanditse cyangwa yaba atanditse. Amasezerano atanditse itegeko riteganya ko atagomba kurenza iminsi 90 atanditse. Abakozi rero bakora mu mirimo itanditse mu by'ukuri nta masezerano yanditse akenshi baba bafite, ariko ibyo ntibirababuza uburenganzira, kuko amategeko agenga umurimo mu Rwanda yarabiteganyije. Yaravuze bati nubwo baba bafite baba badafite amasezerano yanditse, ariko bafite uburyo barengerwa, bafite uburenganzira ku mushahara, bafite uburenganzira ku buzima n'umutekano ku kazi, kurengerwa ku kazi, bafite uburenganzira bahabwa n'itegeko kwibumbira mu masendika, barabyemerewe. Nabo bagomba kurengerwa n'amategeko nubwo baba bari mu mirimo itanditse, cyane ko nk'uko mwarimu bivuze 90% n'abakozi dufite mu Rwanda babarizwa mu mirimo itanditse nk'uko statistique bigaragaza. Ibisebi kuba 90% baba mu mirimo itanditse bisobanuye iki mu buryo bw'umurimo? Hari ibyo byangiza mu buryo bw'umurimo? Hari icyo byangiza, yego, ku bijyanye n'uburyo bw'imibereho isanzwe y'umukozi n'umukoresha, kuko uwo mukozi akenshi ntaba akora atekanye. Iyo ukora nta masezerano yanditse ufite, nta mutuzo uba ufite,
nubwo arengerwa n'amategeko ku bundi buryo ku mushahara arahembwa, ariko ntafite amahirwe angana na wa wundi ufite amasezerano yanditse ushobora kugira n'amahirwe yiyongereye kuba yagana banki, kuba yagana ibindi bigo by'imari kugira ngo bimuheze iyo nguzanyo ishingiye ku masezerano uwo mukozi afite. Ibyo rero hari icyo bimurimitaho, nubwo ari benshi kandi babona umusaruro ukwiye wa buri munsi, ariko nabo hari za limite bafite. None Steven, mu ngero mwaduhaye z'abantu bitwa ko bakora mu mirimo itanditse, ko hari abo usanga bafite amasezerano, urugero bakora mu nganda ugasanga nubwo wenda ashobora kuba afite amasezerano n'igihe gito, cyangwa hari ibyo atagaragaza ubundi biba mu yandi masezerano ariko arahari, nabo ubwo baba bakora mu mirimo itanditse nk'uko Maître yabivuze. Kandi koko nko mu nganda wenda uko rwari urugero rumwe, ariko nanone biterwa n'ububasha bw'inganda. Hari inganda ziba zitwa ko ziciriritse, zikoresha abantu nka ba nyakabyizi. Iryo jambo sinzi niba ari ubwa mbere ryumvise. Abantu baza bagakora bagataha, ugasanga ntabwo hariho ubwo buryo bateguye yuko hari amasezerano y'imikoranire yanditse, kuko nk'uko Maître yabivuze niyo nama ubundi yaba leta yaba n'abanyamategeko bagira abantu amasezerano yanditse, kuko amasezerano y'imvugo umuntu ashobora kuyigarama, ushobora kumvikana ibintu wagera imbere akavuga ati reka reka, ariko iyo yanditse ahita aba ari ikimenyetso cyiza cy'uko ushobora kwitwaza mu gihe waba warenganye. Rero kuba abantu bashobora kubyumvikanaho mu buryo bw'amagambo, nabyo nk'uko Maître yabivuze nabyo biremewe n'amategeko, ariko inama ikomeye cyane ni ukuyashyira mu nyandiko, kuko mu magambo umuntu ashobora guhinduka pe, ariko iyo yanditse biba byiza kurushaho. Hanyuma habura iki, ni izihe mpamvu zishobora gutuma umuntu akora imirimo ariko buri mutanditse badafitanye amasezerano? Kuki umukoresha adashobora kumva ko guha umukozi amasezerano y'akazi ari inshingano kandi byemewe n'amategeko? Maître murakoze. niyo nshingano y'amasendika mu Rwanda akora advocacy, ubuvugizi umunsi ku munsi kugira ngo abakozi bose babe bari mu mirimo yanditse, kuko hari rekomandasiyo tugenderaho y'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo 204 ivuga ngo ni from inform to form. Turi muri transition kuva mu mirimo itanditse twinjira mu mirimo yanditse. Rero ni ubuvugizi bwa hato na hato, kuko urabona abo babarirwa mu mirimo itanditse akenshi abakoresha benshi babita abanyakabyizi. Arakora agataha cyangwa se agahembwa imbere rw'iminsi 15. Tubakangurira nubwo yaba atari amasezerano yanditse, ariko ntihabe ikimenyetso cy'amasezerano. Nko mu bwubatsi ntihabeho carte de pointage cyangwa se ikarita yandikaho bubyizi kuko yaje, naco ni ikimenyetso. Burya ni ikimenyetso cy'amasezerano cyo twita carte de pointage, nayo iyo ayikoze gutyo iba ari ikimenyetso cy'amasezerano. Ikindi nagerageze ntiyanditse ariko namuhembere kuri banki, namuhembera kuri banki hari cyakozwe, nacyo ni ikimenyetso cy'amasezerano. Nareke kumuhembera kuri banki wenda yamuhere mu ntoki ariko amuteganyiriza, namuteganyiriza mu kigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi, ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda, nacyo ni ikimenyetso cy'amasezerano. Niba yamuteganyirije nta kimwihakanye na gatoya cyane. Mbibutse ko nubwo bakora mu mirimo itanditse ariko abakoresha baranditse. Yego, nta mukoresha utanditse mu Rwanda. Waba uri koperative uri ya registre muri RCS, waba uri NGO uri ya registre, waba uri company uri ya registre, ariko abakozi nibo bakora mu mirimo, nubwo bakora mu buryo butanditse ariko abakoresha baranditse. Yego, none ko akenshi ubusanga n'aba bakora mu mirimo itanditse n'abakorera umubare munini buri usanga ari abantu bakorera abantu nabo bikorera. Ngewe ndabyutse nshinze company yanjye, nkoze restaurant, nshatse abakozi, mbahaye akazi. Mu by'ukuri tujyanye n'igishoro nanjye natangije, ninjya muri izo details zose zo kwishingira abakozi, kubatangira ibisabwa byose, amafaranga ashobora kumbana make. Ntihabamo izo mpungenge z'uko n'ubundi bijyanye na situation y'umurimo ihari, akazi karabuze, abakoresha bashobora gufatirana muri icyo cyuho nyine bakavuga nubyanga kugenda kandi akazi gashakwe gakorwe n'ugashaka, bigafatiranwa n'uko icyo cyuho cy'ubushomeri. Maître, ni imyumvire mike. Ari amafaranga y'ubwiteganyirize atangwa n'impande zombi, arava ku mukozi no ku mukoresha. Ni inshingano z'umukoresha gusobanurira umukozi ko mu mafaranga 50,000 ngiye kuguhemba ndakuramo 6% nguteganyirize.
umusoro ho turashimira igihugu cy'u Rwanda cyabonye ko abakozi bahembwa amafaranga make umushahara wabo usonerwaho gatoya kugeza ku bihumbi 60 ntibisora. Banza ufate muri ba bakozi bari mu mirimo itanditse umuntu ugera mu bihumbi 100 ni bake cyane. Niba ageze no mu bihumbi 100 hari 60 idasora, ni ukuvuga ko agiye gusorera amafaranga make ashoboka. Ni ukuvuga ko ari uruhare rw'umukoresha, ari n'uruhare rw'umukoresha, ni n'inyungu ku mukozi wateganyirijwe kuri ya mafaranga iyo yabisobanuye neza. Cyane ko wabaje wa mugana ashaka akazi, nta mukozi ubyanga, nta mukozi wanga guteganyirizwa, nta mukozi wanga kugira icyo yigomwa ku mushahara we kandi yawubonye. Ni imyumvire dusaba ko abakoresha mu by'ukuri nabo babyumva kimwe n'abahagarariye amasendika mu Rwanda kugira ngo bagende bakora ubuvugizi. None Steven, umuntu uri hanze ushomereye ubonye akazi mu murimo utanditse, n'ubuhe burenganzira bw'ibanze kuriye kumva ko afite? Kubera ko hari ubwo nyine ashobora gutwarwa no kuvuga ngo n'ubundi nta kazi nari mfite, ntabwo nakwitesha amahirwe y'akazi ngo nuko ngo batari bunteganyirize, batari bunkorere. Urakoze cyane. Amategeko wabisobanura neza, ahereza uburenganzira umukozi. Harimo uburenganzira bwo kubona igihembo cy'umurimo wakoze. Urumva umuntu wese ugiye gukora agomba kumenya yuko mu gihe yumvikanye n'umukoresha we agomba kubona ibye. Cyangwa se byaba hari n'impinduka zibayeho wenda bitewe wenda n'ubushobozi bw'ikigo, akabyumvikanaho n'umukoresha, not kumusunika cyangwa se akamwihorera. Kandi murabizi izo cases zirahari z'abakoresha batinda guhemba abakozi. Ikindi cya kabiri agomba kumenya, afite uburenganzira nk'uko na Maître yabivuze, kubona umusanzu w'ubwiteganyirize. Ubwo ni uburenganzira buri mu mategeko y'u Rwanda. Ikindi cya gatatu, afite uburenganzira bwo kubona ibiruhuko bigenwa n'amategeko. Sibyo? Ubwo icyo bimusaba ni ukumenya ibyo biruhuko ni ibihe, akabisabira uburenganzira nawe akaruhuka nk'abandi. Sibyo? Agomba kumenya uburenganzira bwo kudahohoterwa mu kazi. Niba uri umugore, niba uri umugabo, nta muntu yaba umukoresha yaba iki ufite uburenganzira bwo kuguhohotera mu buryo ubwo ari bwo bwose, yaba mu mvugo, yaba mu bikorwa, yaba mu buryo bw'ubukungu, harimo no kudahemba abantu cyangwa kubahiriza ibyo bagomba amafaranga. Uburenganzira bwose agomba kubimenya. Kandi ikindi nakongeraho, amategeko y'u Rwanda, usibye n'amategeko y'u Rwanda, hari n'amategeko mpuzamahanga arengera umukozi. Urumva, hari umuryango mpuzamahanga, ni urugero umuryango mpuzamahanga w'umurimo, yes, International Labour Organization. Hari nka convention cyangwa hari itegeko, amasezerano mpuzamahanga yashyizweho 190, ni ingingo 190, aho ahereza uburenganzira umukozi ndetse akanamurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Kandi dukurikije amategeko yo mu Rwanda uburyo akurikirana, mu buremere n'ubushobozi n'iki, habanza itegeko nshinga, hagakurikiraho amategeko ngenga, hagakurikiraho amategeko mpuzamahanga yemejwe n'u Rwanda. Urumva rero kuba ayo mategeko mpuzamahanga u Rwanda rwarayemeje, amategeko arinda umukozi n'umukoresha, umuntu wese uri ku isi y'umurimo, amurinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose cyangwa se n'itotezwa. Urumva rero kuba n'u Rwanda rwarabyemeye bigaragaza ubushake leta y'u Rwanda ifite. Sibyo? Rero umukozi aho ari hose amenye yuko afite umutekano kandi agomba kurindwa ihohoterwa iryo ari ryo ryose. Yego, hanyuma se ko dukurikije ibyo uvuze Steve, usanga abakozi benshi bajya mu nshingano cyangwa se bajya ku kazi batafite nyine ayo makuru. Ubwo ninde uba utakoze inshingano ze neza? Maître, kuba abakozi ashobora kumara amezi 2-3 atarahembwa agakomeza kujya ku kazi, kuba atishyurirwa nyine ubwo bwiteganyirize bw'ejo hazaza, kumva nyine nta kintu na kimwe bimutwaye, kuba adahabwa ikiruhuko kumva ntacyo bitwaye, ubwo ninde uba utarakoze inshingano ze neza? Ni umukozi uba utaramenya amategeko amurengera mbere yo kujya ku kazi, cyangwa se hari icyuho gikwiriye gukurwaho? Ni mwebwe. Murakoze cyane. Ngira ngo icyo twavuga kuri aba bakozi bo mu bintu bitanditse, azi uburenganzira ku mushahara. Uburenganzira bwe ku mushahara arabuzi. Kuvuga ngo amaze ikenzene nk'uko babivuga adahembwe, afatiye indi kenzene adahembwa, arabizi neza nubwo atamenye urwego agana urwo ari rwo, ariko azi ko afite uburenganzira ku mushahara. Yego, azi ko afite uburenganzira ku mushahara, afite amakuru yakuye samwe yamutuma amenya ko afite uburenganzira ku mushahara. Rero aho ho si cyane ko
umukoresha wenda yatinda kubahemba bageje hagati yaramuhembye neza mbere niba ari chantier de construction irimo isoza akaba yamusigaramo amezi abiri y'ukwezi ibyo bibaho ariko mu by'ukuri abakozi kenshi mu mirimo itanditse bazi ko uburenganzira ku mushahara ari by'ibanze. Reka tunabibutse ko muri abo bakozi bari mu mirimo itanditse bari no mu masendika barewe. Amasendika afite inshingano zo gusobanura niba ari amashantiye mu bwubatsi bafite inshingano, niba ari umucukuzi bw'amabuye y'agaciro bafitemo za sendika, niba ari abo mu buhinzi nabo bari muri informal sector bafite inshingano, naho harimo amasendika, niba ari workers salon union dufite sendika z'amasalo nabo bari muri informal sector. Abo ngabo nabo bafite uburenganzira bw'ibanze. Icyo amasendika asaba abanyamuryango cy'ibanze ni uburenganzira. Hari ihame tugenderaho mu masendika mu nshingano 5 za sendika baravuga ngo ihame rya mbere mu sendika risa agomba kubazi ni uburenganzira bwo kurevandika uburenganzira bwe. Nta munyamuryango nta mukozi wo mu mirimo itanditse wumvise amakuru y'uburenganzira bwe wananirwa guharanira uburenganzira. Ubwo ayo makuru barayafite se benshi buriya ntitwavuga ko 100% bazi ko bafite uburenganzira kuri sendika ariko ziracyari inshingano. Turashima igihugu cy'u Rwanda uburyo ubwinshi bw'inganda bugenda bwiyongera ni nayo ya transition turimo yo kuva mu mirimo itanditse tujya mu mirimo yanditse. Ni nako rero bagenda baha uburenganzira bw'aba ahagarariye abakozi kwinjira mu bigo. Ya message kagenda itangwa. Dushimira n'iki kiganiro giteguwe na RBA abagikurikiranye ni benshi n'abazagikurikirana ni benshi. Iyi ni message nini itambutse. Uyu munsi ni RBA, ejo nindi itangazamakuru zatanga uyu murongo kuri ubu buryo. Turizera ko iyi ni message nini itambutse ko umuntu nubwo yaba ari mu mirimo itanditse ariko afite uburenganzira ku mushahara. Steven, ku ngingo ijyanye n'ihohoterwa ku kazi ririmo n'irishingiye ku gitsina rijya rigaragara muri imwe mu mirimo itanditse, umukoresha wawe kubera ko ari we boss nyine ushobora kugufata uko ashaka bijyanye n'imikoreshereze y'ibitsina kubera ko ari umukoresha wawe, hari aho bishobora guhurira abantu bari muri iyi mirimo itanditse, hari ubwo bari expose cyane ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kazi? Urakoze cyane ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina nko mu itegeko rigenga umurimo ry'u Rwanda rya 2018 mu ngingo yaryo ya 8 ritubwira yuko ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kazi ni igihe umukoresha atitiriza cyangwa se ahatiriza umukozi we kuba bakorana ibikorwa bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Rero iyo turebye nko mu isi y'umurimo muri imirimo itanditse dusanga aba boss cyangwa ba nyiri masosiyete, ba nyiri makampani, ba nyiri usanga bafite ububasha bwinshi mu bigo baba bayoboye. Sibyo? Ushinze restaurant ni wowe ushyiraho amategeko yose, ni wowe ushyiraho imishahara, byose ni wowe bikora. Ugasanga rero birahereza imbaraga nyinshi wa mukoresha ku mukozi we. Sibyo? None byakubitiraho na wa mutekano muke nkuko Metre yabivuze, iyo umuntu ukora nta masezerano y'umurimo afite bikaba byatuma byashyira mu ntege nkeya umukozi ku buryo birangira ashobora kuba exploited cyangwa se gufatiranwa muri izo ntege nkeya zirimo muri uwo murimo utanditse cyangwa muri iyo mirimo. Hari n'abayita ngo niciriritse ariko ntabwo ari iciriritse, yego I quote that. Rero bikaba byatuma za mbaraga nyinshi umukoresha afite azikoresha mu nyungu ze, cyane cyane ihohoterwa rijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Nk'ingero wenda ngira ngo murabizi, hari nimwe bikurikirana muzabibona nk'ahantu usanga Metre sinzi niba warabibonye cyangwa byumvisheho, aho usanga nko mu tubari bategeka abakobwa yuko bagomba kwambara imyenda migufiya. Wenda wabyumvikanye n'umukoresha wawe ibyo ukabihitamo ni sawa, cyangwa se wanabyemeye wemeye izo kondisiyo, ibyo birakureba. Ariko none ugasanga ari nabo bategeka yuko niba gukoraho ugomba kwemera. Niba umukiriya ni umwami, nagukoraho ugomba kubyemera, sibyo? Ugasanga hajemo ikintu cyitwa mu Cyongereza sexual exploitation, gufatirana umuntu cyangwa se gufatirana umuntu mu buryo bujyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se irari ry'umubiri nyine nk'ibyo byose. Rero nk'uko wari ubimbajije muri informal sector cyangwa mu mirimo itanditse ibyo bintu birahari cyane, bitewe na za mbaraga nyinshi umukoresha aba afite ku mukozi. Kuko muri formal sector mu mirimo yanditse baba bagengwa n'amasezerano, buri wese abaza uburenganzira bwe, abaza inshingano ze, abaza imbibi, abaza aho yabariza mu gihe haba ibyo byose. Rero muri informal rwose mirimo itanditse
izo risike ziba zihari z'uko abantu bakoreshwa imibonano mpuzabitsina mu buryo batabihisemo. Yego, hanyuma se umukozi nk'uyu uhuye n'iki kibazo ubundi yagakwiriye kugana he? Twakomeje kukuba abavuga ati ngize amahirwe mbonye akazi, bose akamubwira ati nubyanga ndakwirukana mu kazi, haza undi ushobora kubyemera. Uyu muntu wahuye n'iki kibazo ubundi yagakwiriye kujya he? Yagakwiriye kubivuga he? Urakoze cyane. Ndumva kino kibazo Maître yabayeho na Labor Inspector. Murakoze cyane. Mwunganiye mwarimu kibaje neza ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Tunashimira ko u Rwanda rwashize umukono kuri aya masezerano mpuzamahanga yita ku murimo 190 arwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyo asinywe ni inshingano z'igihugu kuyashyira amategeko y'igihugu. Yego. Muri uko kuyashyira mu mategeko y'igihugu hari amategeko ateganya ko iyo umukozi asezeye bitewe n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina afatwa nk'umukozi wirukanywe binyuranyije n'amategeko. Mu yandi magambo ahabwa indishyi ziteganywa n'amategeko. Urumva ko amategeko aramurengera. Dukangurira n'abakozi bakorerwa iryo hohoterwa ni uburenganzira bwabo kubigaragaza umukoresha akanasezera abigaragaje neza ko azira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Ubwo abigaragaza gute? Mu nyandiko? Arasezera kuko iyo usezera mu nyandiko. Nta mukozi usezera ngo aragiye gusa, ntacyo urandika ndasezeye kubera izi mpamvu izi n'izi. Iyo ari umukozi uzi icyo akora, uzi uburenganzira bwe, arasezera, amategeko aramurengera, afatwa nk'uwirukanwa binyuranyije n'iki n'amategeko. Muri icyo gihe amategeko ahita ateganya indishyi ziteganywa n'amategeko. Ubwo byose ntibisaba ibimenyetso by'abaganga. Yego. Ntabwo aba yafashwe ku ngufu. Ariko amagambo, sinye, abandi bagiye mu butumwa ntagiye, abandi bazamuwe mu ntera ntazamuwe, hari ibimenyetso byinshi ujya gufata icyo cyemezo, hari ibimenyetso byinshi ugaragariza n'izindi nzego. Abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ku by'umurimo byo, bareba umugenzuzi w'umurimo arahari. Hari mu kigo hari uhagarariye intumwa z'abakozi, staff representative. Mu kigo, muri buri kigo burya hari uhagarariye abakozi bagenzi, ndi menase muri iyi service bimeze bitya. Hari ibimenyetso ategura, ntarara umunsi umwe ngo bimbayeho gutya ndasezeye, ategura ibimenyetso. Turagaruka ariko kandi mu myumvire cyane cyane ndi butinde na mugenzi wanjye ku myumvire y'abakozi, kuko kugira ngo ibi bintu bibashe gufata umurongo nuko umukozi agomba kubaza uburenganzira bwe. 90% y'abakora muri informal sector mugereranyije wenda n'ubugenzuzi mujya mukora nk'amasendika, mubona byibura twaha ikigereranyo kingana gute abantu bazi uburenganzira bwabo? Kuko ibyinshi tubona ni ingaruka zo kutamenya uburenganzira bwawe. Mubona ikigero cy'abantu kuba bazi uburenganzira bwabo twabihiye shusho? Biracyari hasi, karacyari akazi katoroshye k'amasendika ko gusobanurira abakozi uburenganzira bwabo. Karacyari akazi katoroshye k'abakoresha, kuko mu bufatanye dufite, ubufatanye bwa leta, amasendika n'abakoresha ko ari batatu, bafite inshingano zo gusobanurira uburenganzira bwa buri ruhande, umukoresha, umukozi. Ariko ikigereranyo cyo kiracyari hasi cyane ku bakozi basobanukiwe uburenganzira bwabo. Niba dufata gusa ibihumbi 400 biri muri sendika ancestral, n'ibindi ibihumbi magana ngahe biri mu yandi makonfederation syndicale mu Rwanda, bashobora kuba bafite ayo makuru, ubwo burenganzira bwabo, ni ukuvuga ko pourcentage iracyari hasi cyane y'abakozi basobanukiwe uburenganzira bwabo. Ariko dushimira imiryango itegamiye kuri leta, nkuko tuvuga Tiko ni umwe mu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu nk'ibyo bya sexual harassment at workplace. Nabo bafite izindi nshingano zo kugenda bamenyekanisha ubu burenganzira, ariko abakozi bo mu mirimo itanditse bazi uburenganzira bwabo biracyari hasi. Ubwo ni inshingano zande? Ni inshingano za sendika, z'abahagarariye amasendika mu Rwanda, ni inshingano za miryango itegamiye kuri leta, ni inshingano za leta n'umukoresha kugenda asobanurira umuntu uburenganzira bwe. Erega hari n'abakozi banga ko bamukata amafaranga y'ubwiteganyirize. Ni inshingano z'umukoresha gusobanurira umukozi uburenganzira. Turi kugenda dusoza ibijyanye n'ingingo yacu y'imirimo itanditse, ariko kandi nashaka kubaza Maître Obes, ni gute umuntu uri hanze aha ugowe n'ubushomeri yahuza umurimo
abonye n'uburenganzira bwe, kubera ko nanone hari icyo tutari buze kwirengagiza. Ntabwo turi buze kwirengagiza ko hanze aha abantu bashaka akazi, ariko birahuzwa bite nuko bagomba no kubona uburenganzira bwabo muri ako kazi. Uburenganzira ku murimo ubugira ari uko wamaze kugera ku murimo. Iyo ukirimo ushaka umurimo uba utaragengwa n'amategeko y'umukozi n'umukoresha, ariko ni inshingano nanone gushaka akazi mu buryo buri fomu butari fomu, cyangwa se mu buryo bwanditse buto uko ashakira mu mirimo itanditse. Ntidukomeze gusa kureba ko abanyarwanda benshi bakomeza gushakira imirimo mu mirimo itanditse, ariko hari n'abanyarwanda bamaze gusobanukirwa ko mu gihe akirimo ashaka akazi aragashaka mu buryo bwanditse, kandi cyane iyo agize umugisha wo guhura n'umukoresha muzima yubahiriza bya bindi twasabaga byo kuva mu mirimo itanditse kujya mu mirimo yanditse. Cyane ko ubu hari ingamba zifitwe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'umurimo tugenda dukurikirana duhura nazo kenshi, aho ihuza abashaka umurimo n'abatawufite. Biriya biganiro byose bikunze guhura nabyo, bariya bakoresha kenshi ntabwo baba baje mu mirimo itanditse, babajyana mu mirimo itanditse, babajyana mu mirimo yanditse. Dusaba ko nabo bashaka imirimo badafite imirimo bayishaka mu buryo bwanditse, baharanira ko nubwo mu gihe bageze mu murimo uburenganzira bwabo bwakubahirizwa. Hari uburyo bushobora gukorwa ku buryo 90% 90 y'imirimo itanditse yagabanuka. Ese ko mukora wenda ubuvugizi ku bakozi, mukorana gute nk'amasendika, akorana gute n'inzego za leta mu rwego kugira ngo harebwe uburyo umubare ushobora kugabanuka? Murakoze cyane. Nabigarutseho ku masezerano mpuzamahanga twagiye tugarukaho, hari na rekomandasiyo ya 204 ivuga kuva mu mirimo itanditse twinjira mu mirimo yanditse. Ubwo ntabwo ari amasendika gusa, ni ubufatanye bwa leta, abakozi n'abakoresha. Ni ukuvuga tubivuze mu mazina yabyo, ni PSF ni ihuriro ry'abakoresha mu Rwanda, hanyuma na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'umurimo hamwe n'amasendika. Umunsi ku munsi bahuriye mu nama mpuzamahanga y'umurimo, barahura bakagira na National Labour Council, inama bahuramo ya buri gihembwe, ya buri gihe baterana bagaragaza izo ngamba n'iyandikwa ry'amategeko n'irishyirwaho ry'amategeko. Ni imwe mu nzira yo kuva mu mirimo itanditse twinjira mu mirimo yanditse. Ni inshingano za leta, ni inshingano z'abakoresha, ni inshingano z'amasendika. Iyo transition turakomeza tuyikorana hamwe kuko dukorana together nk'amasendika n'abakozi. Yego. Hanyuma rero mu kurwanya wenda ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu mirimo itandukanye itanditse, umuntu yakora icyo umuntu yakwibaza ni iki cyakorwa kugira ngo abantu basobanukirwe ubwo burenganzira bwabo, abantu bakorewe iryo hohoterwa babashe kwitabaza inzego, cyane ko amategeko mu Rwanda nubwo tuvuga ibi amategeko arabihana. Ni iki cyakorwa se? Murakoze cyane. Kimwe mu byakorwa cyangwa n'ibyakorwa harimo nk'icyo Maître yakunze kuvuga cyane, kwigisha, ubukangurambaga. Tunashimira koko ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ku bw'uyu mwanya ni bumwe mu buryo bwo gufasha kurwanya izo ngaruka abakora imirimo itanditse bahura nazo, sibyo harimo n'iryo hohoterwa. So ubukangurambaga bwo bugomba guhoraho. Ikindi cya kabiri, amategeko arahari nk'uko yabivuze ahana ibyo byaha, ahubwo gushyirwa mu bikorwa. Niba wahohotewe, niba unangurikiye cyangwa uzanakireba ikiganiro mu bundi buryo, niba wahohotewe kora uko ushoboye ukusanya ibimenyetso, ubundi ubijyane ku nzego bireba, sibyo? Ikindi cya gatatu, abakoresha bagomba gushyiraho uburyo bw'amahugurwa, trainings mu bigo bakoramo. Niba ikigo gifite abakozi 30-40, niba baba 5, hagomba kujyaho uburyo bwo guhugura abakozi babo ku burenganzira bwabo ku murimo, kuko nta cyiza nko gukoresha umuntu uzi uburenganzira bwe n'inshingano ze, sibyo? Uraba gukoresha umuntu utazi uburenganzira n'inshingano bye, nawe mukoresha ufite risk. Umwanya muto yashobora kugukorera ikintu nawe atateguye kubera atazi inshingano ze. Hari aya masendika gukora ubuvugizi bufatika. Amasendika ubuvugizi mvuga wenda ni gusaba wenda ko hari amategeko wenda yashyirwaho niba hari ibyuho bihari, sibyo? Cyane cyane ku kintu kijyanye n'ibimenyetso. Ibimenyetso buriya hari ukuntu hajya hazamo kugorana, ariko birasaba yuko nyine habaho
izo policies, ayo mategeko afasha abantu bahuye n'iryo hohoterwa. Icyanyuma habaho kugorana gute kugira ngo wenda n'udukurikiye amenye uburyo bwo gukipinga ibyo bimenyetso, azatanga ibimenyetso bifite. Urakoze cyane rwose. Ibimenyetso bishobora kwifashishwa wenda mu buryo bw'ubugenzacyaha cyangwa se bw'ubushinjacyaha, ni ibimenyetso bifatika, ni ibidafatika ariko bishobora kubonwa. Ibyo byose rero mu gihe wahuye n'ihohoterwa, nk'uko Maître yanabivuze, ihohoterwa ntabwo riba ku kanya ngo rihite rirangira. Hari ukuntu hari ibyagiye bibanza. Ibyo byagiye bibanza byose rero ni ngombwa kubikusanya, sibyo? Niba ukorerwa iryo hohoterwa, hari uburyo ushobora gufata amashusho, hari uburyo ushobora gufata ubutumwa iki. Ego, ibyo byose bikaba byazagufasha mu gihe bizakenerwa, sibyo? Rero urakoze cyane kuri icyo kibazo, kuko hari abantu ubwira akakubwira ati ati su boss nta kimenyetso mfite. Rero twakangurira abanyarwanda cyane cyane abari ku murimo gukoresha ubwo buryo bwose bushoboka bushobora kubafasha kwerekana yuko hari ihohoterwa bari gukorerwa. Ikindi ni uburinzi bw'uwatanze amakuru ku ihohoterwa. Umuntu niba atanze amakuru mu kigo, sibyo, akahereza wenda ushinzwe abakozi, akahereza boss, atanga amakuru ku ihohoterwa iryo ari ryo ryose, uwo muntu agomba kurindwa, sibyo? Aho kugira ngo aterwe threats cyangwa se aterwe iterabwoba nabo wenda yatanzeho amakuru. Bagomba kurindwa abo bantu, kandi n'amategeko arabyemera, nk'uko nabibabwiye, yaba amategeko yo mu Rwanda, yaba amategeko mpuzamahanga, cyane cyane nk'itegeko ry'190 ry'umuryango mpuzamahanga uharanira umurimo cyangwa se ushinzwe umurimo, nayo arabivuga neza. Kurindwa, guhabwa compensation. Compensation mu Kinyarwanda ni ingurane by'umukozi agenerwa. Indishyi. Yes, compensation mu gihe hari umuntu kubyangiritse. Mu gihe hari umuntu waba yahotewe mu buryo runaka, agomba kurindwa akanafashwa gukira. Kuko ihohoterwa rukuntu ribangamira amarangamutima, mu mutwe, financial, mu buryo bw'ubushobozi. Ibyo byose rero abakoresha bacu bakwiriye kubimenya, n'abakozi bacu. Leta nayo igakora ibyo igomba gukora nyine mu buryo bwayo. Turasoje, turanabashimiye. Twaganiraga ku mirimo itanditse yinagize 90 hejuru ku ijana by'abari mu kazi hano ku isoko ry'umurimo mu Rwanda. Mulisa Steven ni umunyamategeko mu muryango w'urubyiruko uharanira uburenganzira bwa muntu witwa TICO. Wakoze cyane. Wakoze namwe. Tunashimire Nkundimana Obes, ni umujyanama mu by'amategeko muri sendika y'abakozi Sestral, nayo wakoze cyane. Murakoze cyane.